none ubwo aba bakobwa bawe muri ubwo buzima basigamwo wirukanka kuri uyu murumuna wabo ntabwo ujya ugira impungenge z'ababyeyi uti Imana yanjye abana banjye barandagazwa ndazigira ntizabura kuko no kukanama mba ndiho ntago mba noroherewe abari ibibazo sinjyama ngo nsinzire ndara ntekereza abo nasize abana mvugana basize he nta mama nta data basigaye he ubwo abari ibibazo nanjye biri kuncanga umuryango wose nta mituweli havuye muri ya mwana muto yagize gutya nyirasenga akibona uburwayi bwe ahita amushyira ku cyiciro cye yivuriza ku cyiciro cyiwe ariko njye nta mituweli ngira. N'abandi bana bane basigaye barahari kuko mfite n'umwana urwara umutima buri gihe ku ishuri baramwirukana n'ejo ntago yisi yari ari hano nuko agiye nonaha ntago yari arwariye mu nzu kuko nta mafaranga mfite yo kumujyana kwa muganga. Yesu mwiza we. Ne ku ishuri ho ntacyo barebaho kuko umubyeyi utarishyuye amafaranga yo kurya ni ngombwa abana barabirukana ntago bemerewe kurya ku biryo abandi bana bishyuye. Iyo batashye rero bakaza bakagera hano mu rugo bakabura icyo bafata banywa amazi bagasubira ku ishuri. Uwiteka ushobora byose. Umwana wawe ntago baraguha igihe ihangane ntago baraguha igihe bakubwira ati turabona bizatanga umusaruro kino gihe nuguhora ugenda ntago baramigihe cyo guhagarika imiti nabandi butaro sinibaza byinshi kumirireho naramenyereye ndabwirirwa nkaburara nkabyihanganira kuko nta mubyeyi ngira nta n'umuvandimwe buri butaro nzi ubwo ni ibintu nihaye mbese ndabyihanganira. Reka nanone twongere tubaha ikaze bakunzi b'Umwana TV aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu u Rwanda rw'amahoro n'ibyishimo abari burasirazuba amajyaruguru amajyepfo ndetse n'uburengerazuba namwe muri mu mujyi wa Kigali mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali mwese amahoro y'Imana bane namwe abanyarwanda mudukurikira muri mu bice by'isi bitandukanye aho muri hose ukaba uri kutureba hano ku Mwana TV tuguhaye ikaze kandi tugushimira ni ukuri kubana natwe ni iby'agaciro gakomeye ndatekereza televiziyo ni nyinshi kuri nosi cyangwa se mu Rwanda ariko guhitamo Umwana TV Imana iguha umugisha. Reka rero tujye tugusaba nanone gutera inkunga inkuru zacu zitambuka ku Mwana TV. Ikintu cya mbere ni ukudukurikirana, icya kabiri ni ukuduha amaboko yawe ni subscribe kugira ngo abadukurikira babe benshi turusheho gufashanya mu buzima bwose tunyuramo kandi ndabizi neza ko amaboko yawe ari ay'umumaro kuri twebwe. Mbwira ababyeyi mutarazigamira abana banyu muri ejo heza waba uriho wibagirwa ikintu cy'ingenzi kandi gifite umumaro ku bana bawe
ubuzima bwabo, ejo hazaza habo. Funguza konte ukoreshe telefone yawe, akanyenyeri 50 ushyireho urwego, ukurikize amabwiriza bagenda baguha. Iyo konte rero niyo kuzigamira abana bawe kugira ngo ejo habo nuramuka ugize n'ibibazo bazabashe kubaho nta kibazo badasabiriza. Ngeze mu burengerazuba bw'u Rwanda, ni hano mu karere ka Rubavu, aho ngiye gusura uyu mubyeyi. Mu minsi yashize nagize gutya mbona telefone y'uyu mubyeyi, arampamagara ambwira ko yabuze tike, ariko nyuma yo kubura tike mubaza impamvu, arambwira ati ndi kwa muganga aho bita i Butaro. Mubajije impamvu arambwira ati igihe kibaye kirekire mvuza umwana wanjye w'umukobwa muri kubona hano kuri kamera, kano kana gato. Uburwayi rero arwaye ni kanseri. Mama agiye kudusobanurira ndetse n'impamvu tugiye kuganira nawe nuko ashaka inshuti hano ku Mwana TV zamugirira umumaro. Ushobora rero kuba wowe tugiye kubana ari wowe mumaro we, ushobora kumubera umubyeyi ukamubera inshuti, muri make akakugiriraho umumaro. Muraza kwihangana, inkuru nk'izi hari igihe nawe zigukora ku mutima. Nimba ugira emosozi nk'umurundi cyangwa amarangamutima, ukomere udukurikirane uze kubona aho uhera umuha inkunga yawe mu buryo bwo kumuganiriza ndetse n'inkunga y'ibifatika. Tubanze tumwakire atubwire amazina ye, nimba afite n'imbyaro zingahe bitubwira byose, dutangire tuze kubanza kumumenya, ibindi biraza nyuma. Reka tukwakire ku Mwana TV. Nakoze nitwa Imana Beatrice, ndi mama w'abana 5. Ufite abana 5, abahungu n'abakobwa? Ufite abakobwa 4 n'umuhungu 1. Okay. Ubwo umutoya angana iki, umukuru angana iki? Umukuru afite 15, umutoya afite 3 n'igice. Mbere yuko twinjira mu bindi rero, turagira ngo nk'uko uri umukristo ubanze usenge kugira ngo abo tugiye kubwira babashe no guhabwa umugisha n'Imana. Cyo gufi dusenge. Turagushimye Mana nziza, turaguhimbashe, tugushimiye kurindwa kwawe n'imbabazi zawe n'ukundo tugirira. Tugushimiye ko wagejeje uyu muntu urugendo yavuyemo rwa rurerure Data, ukamugeza ahangaha amahoro, ushimwa bw'icyubahiro. Amen. Tukweretse gahunda tugiye kwinjiramo Mana, ntaba ari twe, aba ari imbaraga zawe. Twasame Data, wivugire turangururire uko ari ushoboye byose. Turinde kwiba no kwiganyira, turinde ikiniga, ahubwo uduhereze gushira amanga, tuvuge ko ushoboye byose. Tubishize muri gahunda zawe, abari bubyumve bose babyakire kuko ufite umutima w'impuhwe n'urukundo. Amen. Ubane natwe ibyo byose kurinda dushoje, ko tusabye twizeye ko urabikora kwibasha mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen. Iyo tubaje Imana tuba tunayinginga kugira ngo ikiganiro kize kugenda neza, abadukurikiye tubagirireho umugisha. Nifuza ko umuntu wese twaganira hano ku Mwana TV mwaba inshuti, ariko cyane cyane ukamugirira umumaro, cyane ko ijambo ry'Imana rivuga ko gutanga bizana umugisha kurusha uko uhabwa. Reka utangire utubwira uburwayi bw'umwana wawe bwa kanseri nk'uko wabimbwiraga. Cyane cyane abo turiho tugira ngo badukurikirane n'abakunzi b'Umwana TV. Umwana wawe navuze ko ari uwo nguwo nk'uko wabimbwiye. Uburwayi bwe bwatangiye gute, uraza no kugera aho urinda kuvuga uti reka mbasabe amaboko? Murakoze. Uburwayi bw'umwana nabonye buje bungikiranye hafi y'imbavu. Harabyimba, makoze numva ni ikintu kikibuye kiri mu nda yiwe, ariko kitahingukaga ngo kigaragare. Nagiye kwa muganga, ngeze kwa muganga amatransferi yo ku bitaro bikuru bya Gisenyi. Mageze abamo icyumweru bigeze tubona biri kurushaho kubyimba, indiri kubyimba cyane. Banyohereza muri CHK guca muri scanner ngo barebe ikibazo afite. Kigali. Yaciye muri scanner, bisubizo bigiye kuza bambwira ko ari kanseri ifata ku mpyiko n'igihaha. Bansubije Gisenyi, ngeze Gisenyi ako kanya bahamagaye ambulance inyohereza ahantu biti Butaro. Nibwo bwa mbere nari mpagiye ko ntari mpazi.
narahageze dogiteri aranyakira banyereka igitanda narahabaye mpaba icyumweru kimwe, icya kabiri bakora nabo exeta isohoka ivuga ko ari kanseri isatira igihaha n'impyiko. Bamukurikiranyeho baramuvura agaterwa igitondo n'ikigoroba, mbamo ukwezi n'igice biragira nkiri mu bitaro. Nsatira ukwa kabiri yagiye araterwa imiti, indi igenda irasubirana, cya kibyimba nacyo wakoraho ukakibura. Bigeraho barambwira ngo ninjye kuba ndi mu rugo, ariko nkajya nza guteza buri wa mbere imiti. Narakomeje ngajya njya i Butaro, aho bigeze amatike ndayabura, amafaranga nshiraho. Biba ngombwa ko nafashe imyenda yanjye yose ndagurisha, ibintu byo mu nzu ndabimara. Ndagumya ndihangana, maze amezi 4 mbona nta kuntu nsigaye, mbona nta kintu nagurisha. Ubuzima burahagaze, naragiye negera abayobozi baramfasha, bigeze nabo barahagarara, bambwira ko ubufasha bushize. Narihanganye, ubu ngubu ikibazo mfite nta mafaranga nkigira yo kuba najya gufata imiti nk'uko bikwiye. Naragumeje banyereza CHK ajya kubagwa. Butaro sibo bamubaze? Oya, Butaro banyoreje CHK ngo bajye kumubagirayo. Bampaye dogiteri ubaga abana ba kanseri, aramujyana ajya mu cyumba aramwambika baramubaga. Impyiko ubwo hari hashize amezi angahe uri muri iyo strago? Amezi 5. Yo. Ubwo baramubaze bambwira ko impyiko y'ibumoso yangiritse cyane bayikuramo. Ubu afite impyiko imwe, ariko ndacyateza imiti kugira ngo bamukurikirane. Nuko amafaranga wabayeyo igihe kingana iki muri CHK? CHK nabayemo ibyumweru 3. Ugaruka mu rugo cyangwa wakomeza Butaro? Ntago nagarutse mu rugo, byaye ngombwa nsubira i Butaro kugira bamukurikirane. Yo. Aha, ugeze i Butaro rero, kandi umwana yamaze kubagwa. Ubwo ni ibihe noneho bagukoreraga? No guterwa imiti ya kanseri. Reka tubanze noneho dusubira inyuma, aho turongera tuhagaruke. Dutangira watubwiye ko ufite abana? Mfite abana 5. Abana 5. Ubwo uyu niwe mutoya? Uyu niwe mutoya warwaye kanseri. None nukuvuga ngo reka tubanze turebe. Nubwo wavuze ko ufite abana 5, ariko abadukurikiye bashobora kwibaza ngo ese yababyaranye nande? Umugabo wawe we ari he? Mugabo wanjye twaratandukanye, yarantaye yaragiye. Ubwo ntacyo agufasha rero? Ntacyo amfasha, ubu sinzi niyo yaherereye ngo ni hehe. Ubu tumwihorere, nakazi ke n'urubanza rwe. Hanyuma abo bana bandi basigaye ubwo 5 n'uyarimwo, ubwo abana bandi babaho gute muri izo nzira zose ugendamwo? Babaho gute abana baniyo basigaye mu rugo? Iyo nagiye biba ikibazo. Amashuri bayiga imburagihe, rimwe bajyayo ubundi ntibajye ku ishuri kubera ubuzima bacamo. Ndagenda ngaba nagenda ntabasigiye n'ikiro cy'ibirayi cyangwa n'ibijumba bya 200 kubera ubushobozi buke. Ukabiharira Imana gusa? Nkabiharira Imana, nkahaguruka nkavuga nti Imana ndagiye wikorera imirimo. Ubwo iyo nagiye, umuturanyi ufite impuhwe n'urukundo arabasura, yagira akaba kuri kakawunga kabaha, yagira 500 akabaha. Ubwo iyo batabahaye baraburara, bakabwirirwa ubuzima bubi bakabukomeza, bagacikana amashuri bakiga nabi, nubwo buzima babayemo. Yesu mwiza, kandi ushobora byose. Harimo abakobwa n'abahungu? Harimo abakobwa 4 n'umuhungu 1. Ubwo abakobwa bangana iki? Umukobwa wa mbere afite 15, umukurikira afite 13, uwa gatatu ni umuhungu ufite imyaka 10, uwa kane n'uyu uraha ufite imyaka 7, nawe ntago yize kubera ubushobozi buke. Aba yaragiye gutangira ishuri ariko nabuze ubushobozi ndamwihorera. Mu myaka 7 we ntiyiga? Ntago yiga, aricaye.
Yesu we. None ubwo aba bakobwa bawe muri ubwo buzima basigamwo wirukanka kuri uyu murumuna wabo, ntabwo ujya ugira impungenge z'ababyeyi uti Imana yanjye abana banjye barandagazwa? Ndazigira ntizabura kuko no kukanamo mba ndiho ntago mba noroherewe, aba ari ibibazo sinjyama ngo nsinzire, ndara ntekereza abo nasize abana, mvugana basize he, nta mama nta data basigaye he, ubwo aba ari ibibazo nanjye biri kuncanga. Yo Mungu wangu ntatari pe, kora ku jisho ryawe hari akantu kariho ugire. Basi hangane, ndumva bigoye. Hanyuma hari igihe rero umuntu abura ahahera n'ibibazo abaza umuntu, n'ukuri kumva biragoye. Ejo bundi urampamagaye umbwira ngo uri kwa muganga i Butaro. Telefone yanjye wari wayikuye bwa mbere? Ni umuntu nayisabye kuko namugezeho nawe muganyira, arambwira ati hari abantu b'abanyamakuru uganira nabo ukababwira ikibazo. Aho ngaho ni naho nshaka kubanza kumenya. Umpamagara umbwira ngo wabuze amatike, ubundi hari umuntu udahite utumva ibintu utabimusobanuriye. Kugera ubwo ubura tike, duha iyo shusho y'impamvu ubura amatike, unatwereke ese iyo uri Butaro ubaho gute. Ibyo bintu ndashaka kubimenya, kuva i Rubavu ukajya mu karere ka Burera i Butaro abenshi barahazi, ukazagaruka iyo uriyo bigenda gute. Duha iyo shusho nayo twumve. Bango nk'ubu kuko nta kazi mfite, sinkora, njya gucikira ka nkabonesha icyo gihumbi abana bakakirya. Iyo itariki zageze zo kujyana umwana kwa muganga zishobora kugera ntagira n'igiceri ku mufuka n'icumi, bikancanga. Randevu ya muganga iyo yageze yo kujya i Butaro bigera nta giceri mfite bitewe n'ubushobozi buke. Ubwo rero iyo bincanze uko nawe mfite nomero yawe nahise ntekereza kukwakura ngo mfashe. Iyo ugenda ute, ugaruka ute, iyo uri yubaho gute? Iyo ngenda i Butaro ubwo nugusaba hirya no hino, nugusabiriza umuhisi n'umugenzi, umaye akamfasha kabona agatike, ni gutyo mbayeho. N'abandi i Butaro sinibaza byinshi, kumirireho naramenyereye, ndabwirirwa nkaburara nkabyihanganira kuko nta mubyeyi ngira, nta n'umuvandimwe uburi i Butaro nzi. Ubwo ni ibintu nihaye mbese ndabyihanganira. Ubwo kwa muganga babafasha iki usibye kubavura? Ikindi babafasha ni igiki? Nk'iyo muturutse nka kure wenda? Iyo duturutse kure ikintu badufasha kwa muganga nicyo kuryama, duhaho turyama, babaha amacumbi yo kuryama. Baduha amacumbi. Ubundi umurwayi baramugaburira ariko umurwaza ntibamugaburira. Ni ukuvuga ngo umwana we bamugaburira ariko wowe ukirwanaho. Ku ruhande rumwe ni ikintu gikomeye cyane bakora cyane, ariko kandi nawe ubanza biba bikugoye pe, biba bigoranye. None ubu ngubu rero reka turebe abantu bumve. Umwana wawe ntago baraguha igihe, ihangane, ntago baraguha igihe bakubwira ati turabona bizatanga umusaruro kino gihe, nuguhora ugenda? Ntago barama igihe cyo guhagarika imiti, ubwo nuguhora ngenda muri cya cyumweru, buri cyumweru ndacyagenda. Ubwo nibo bazambwira ati genda wicare, ariko ubu ntabwo igihe kiragera. Muri kondisiyo baguhaye bakubwiye ko usibye se byagiriye ibibazo, byo biba bimeze biti muri kondisiyo? Ukuvuga ngo iyo usibye biba ibibazo kuko uba wishe randevu n'imiti iba yarangiye mu mubiri w'umwana. Ubwo iyo umusibije umuriro urazamuka akabirinduka. Mungu wangu bijya bibaho? Bibaho cyane. Ye baba we. Kuko ararataka, araribwa kuko imiti iba yashize mu mubiri, bikaba ndetse ya kanseri bari kuvura ishobora kongera kwirema kubwo atagifata imiti. Ye baba we, mbega. None Uwiteka ushobora byose. None ubu ngubu ni iki rero wumva abantu ahantu cyane cyane hakubangamira? Kuko ari ukuntu umuntu ajya kugufasha ariko
rimwe na rimwe akabura amahitamo, ni hehe wowe wumva hakubangamira hagutsikamira cyane, wumva byibura n'uwakunganira kubonye kuri televiziyo ashobora kuvuga ati reka mbishingireho mugirire neza? ikintu mbona cyangirira akamaro yego kanezerwa nuko nabona ubufasha bwo kujya njyana umwana kwa muganga bitangoye. ubwo uravuga amatike? yego. no kubaho wagezeyo? no kubaho nagezeyo nkabona icyo kurya. hano mu rugo naho hano mu rugo cyane cyane hano mu rugo kuko abana babaho nabi cyane. iyo abamfashije abana bakabona icyo kurya bakajya barya bagasubira ku ishuri bakiga neza, nabyo byamfasha cyane, byanshimisha. ahubwo ukoze hasi unyibutse ibuye, mu kanya baraje ngo baje kurya ngo ku ishuri ntibabagaburiye. yego. ntabwo nshaka kwiteranya n'ikigo, ariko biba ari byiza kuko televiziyo ikurikirwa n'abantu batandukanye n'inzego za leta. yego. iyo baje gutya bavuga ngo ntabwo babagaburiye bakaza n'ubundi bagahita basubirayo, ku ishuri biba bimeze biti? no ku ishuri ho ntacyo barebaho kuko umubyeyi utarishyuye amafaranga yo kurya ni ngombwa abana barabirukana, ntabwo bemerewe kurya ku biryo abandi bana bishyuye. iyo batashye rero bakaza bakagera hano mu rugo bakabura icyo bafata, banywa amazi bagasubira ku ishuri. Uwiteka ushobora byose, izina rya Yesu. ubwo buzima babayemo. ubwo ni ukuvuga ngo uko baje ni nako bahise basubirayo? niko bahise basubirayo, ubonye ko baticaye bahise basohoka basubiye ku ishuri. ariko ubwo amasomo ntabwo bayiga neza kubera inzara. yo reka abadukurikiye by'umwihariko inzego z'ubuyobozi, nimba hari icyo mwazakora ku bijyanye n'amafunguro igihugu cyageneye abana kugira ngo babashe kwiga ubwenge bwabo bukanguke. urumva nk'uyu mubyeyi ni umukene, kandi nk'uko ari no kubyivugira n'ubushobozi bwe ntabwo, noneho kuba n'abana bafite ibyo bibazo, ariko noneho yagera no ku ishuri agasohorwa kugira ngo abandi bana barye, we akikoza mu rugo akagaruka. ni uburyo bwo kuyikoza gusa, nk'uko mubyumva nta mafunguro nyine. baraje bansanze hano nuko barongera basubirayo. yewe nari nashatse ko tugirana ikiganiro nabo kugira ngo numve ibibazo byabo, ariko baravuga bati tugiye kwishura amasaha arageze. urumva rero ni ikibazo nimba abandi bana bagiye gufata amafunguro, nyamara hakaba abandi bashobora guhita basohoka, nyamara bagiye no mu rugo nta byo kurya bihari. sinzi nimba cya kibazo tuvuga ko abana bagomba kubona amafunguro bakagira ubwo buzima mu ishuri bikagenda neza, uyu nguyu yazaba ikibazo mu kigo mukabona za nyamanota, cyangwa se n'ikigo muri rusange kigatsindwa kubera abana wenda bagiye bari muri zino kategori. urwego rw'ubuyobozi rero ubwira uwumva ntavunika, kandi ibyo mukora ni byinshi byiza dushima kugeza uyu munsi nk'abayoborwa banyu. ndizera ko icyo muzagikoraho. twikomereze n'uyu mubyeyi. nari ndimo mvuga kuri buno buzima bw'abana, noneho umwana wawe cyangwa se abana muri rusange, ubwisungane mu kwivuza buhagaze gute? cyane ko umuryango utabufite usanga ubangamirwa cyane n'uburyo bwo kugira ngo babashe kwivuza. byo bimeze bite? unatubwire n'uyu mwana wawe uburyo umuvurisha. ubwisungane mu kwivuza njye nta mituweli ngira, umuryango wose nta mituweli. havuye muri ya mwana muto yagize gutya nyirasenga akibona uburwayi bwe ahita amushyira ku cyiciro cye, yivuriza ku cyiciro cyiwe, ariko njye nta mituweli ngira. n'abandi bana bane basigaye barahari kuko mfite n'umwana urwara umutima, buri gihe ku ishuri baramwirukana. n'ejo ntago yisi yari ari hano, nuko agiye nonaha ntago yari arwariye mu nzu kuko nta mafaranga mfite yo kumujyana kwa muganga. Yesu mwiza we. Mana yanjye, yewe ni hatari, noneho mbuze aho mpera kabisa. reka tubiharire Imana kuko ngewe ntacyo nakora.
tubiharire Imana. Ahubwo ndagira ngo bakunzi b'Umwana TV, ufite umutima w'urukundo w'Imana yagiriye neza mu byo yamuhaye kandi akaba ayishimira, akaba ameze neza, ashobora kuba ari mu rugo rwe abona amafunguro, abana be bakiga, nta n'urwaye urimwo, ari nabyo twifuriza udukurikiye wese n'inshuti zacu zose z'akadasohoka. Reka ubahe telefone zawe kandi mfite icyizere ko bazaguhumuriza. Tugiye kuvuga bwakira bugacya kandi kuvuga menshi siko kuyamara. Ngubwira wumva ntanavunika. Bamaze kukumva, bari no kukureba uko umeze. Ikindi cyiza nuko twasanze uri umukristo, nimba uvuga uti tubanze twinginga Imana, ni iby'agaciro kandi ukomerezaho. Gusenga bikingura amarembo y'ijuru. Iyo wasenze Imana ikugirira neza kandi nta wayisenze wikorera amaboko. Reka rero ubahe nimero yawe ya telefone, abazagira icyo bagukorera, ab'Imana yagiriye neza nabo bazakugirira neza. Telefone ni 078 14 34 59 2. Ntabwo iyo ngiba kuri WhatsApp. Oya, nta touchingira. Nigijije nkana ariko ihangane. Reka mbwire abadukurikiye, nimba wenda uri hanze ukaba wumva hari icyo wafasha uyu mubyeyi, nta WhatsApp afite kandi hari igihe bijya bigorana kuba wamuhamagara, ariko ushobora no kunyura ku Mwana TV twamukugezaho wifuje kugira icyo umufasha. Kandi mbibutse ko gutanga bizana umugisha kurusha guhabwa. Ikindi icyo utanze burya ntabwo kijya kigawa. Njya shima ko hari igihe umuntu ushobora kumuha n'igiceri cy'ijana akabasha kukigura amayinite, agahamagara umuntu akaba yamuha amafunguro y'iryo joro. Kuvuga ngo urumva ko intambwe ya mbere yo kuyabona yaciye kuri wowe ku giceri cy'ijana wamuhaye. Gusa reka twaye gusaba nk'aba bandi basaba ibidahari. Hari umuntu ujya gusaba akabwira Imana ngo mpifunguro ry'uyu munsi, nyamara Imana ibiri mu isi n'ibiri mu ijuru ni ibyayo. Nushaka uyaka ubutunzi ushaka, nushaka uyaka inzu ukeneye ku rwego wumva wifuza, nushaka uyaka imodoka, kuko Imana ntago ari ngewe ngo ikene, byose ni ibyayo. Ntimukajye mwaka Imana ngo muyake utuntu tudafatitse. Kuba wowe mu bushobozi bwawe ufite wamuha akantu gato, ako niko ufite kandi ni agaciro ku Mana. Ariko n'ufite binini byagutse, mu by'ukuri wabikora, cyane ko murabizi dufata umwanya tugashaka n'ayo mafaranga, ariko iyo dupfuye turayasiga. Yaba byashobokaga wenda igihe cyo kugira ngo dupfe aturengere ntidupfe, ariko ntibikunda. Niyo mpamvu rero ubutunzi bwacu twabubika ku bababaye, twabubika ku bafite ibibazo. Mu byo utekereza, mu byo ukora, ujye uzirikana abababaye, cyane ko ibyawe ubu biporoteje mu ijuru. Tubashimire. Nimero ngiyi twayishyize mu rubuga, ushobora kumuhamagara. Abari mu Rwanda, abari hanze, wumva hari icyo wakora nk'uko nabivuze, uramudutumaho. Tubashimire kandi nawe tumwihanganisha, ukomere kugera kuri siko gupfa, kandi Uwiteka azakubashisha, azaguhindurira ubuzima, kuko si wowe. Wongera gusenga Imana nk'uko twabitangiye, kandi usaba ko Imana iguha inshuti z'umumaro, inshuti zakugirira umumaro. Dusoze ikiganiro. Turagushimye Mana nziza, turagwembaje, tugushimiye ko waturinze isaha tumaranye n'uyu muntu. Tugushimiye ko ibyo tuvuze byose Uwiteka ari wowe wabishatse, kandi tugushimiye ko uzanabikorera kwiyubahisha. Mana rero tweretse aya masaha turangije si ku bwacu, ahubwo ni ku bw'imbaraga zawe. Ibyo tuvuze byose Mwami bibe uko ushaka ni wowe uko nshaka. Uduheuze n'abantu Uwiteka bafite umutima n'urukundo wo gufasha, kandi bazabigeraho bakoreshejwe nawe. Ntacyo bakora atari wowe, ntacyo badufasha utabanye nabo uretse imbaraga zawe. Ngaho bana nabo bakoreshe Mana, aho umutima w'urukundo bareze databuja wagira
kugira ngo bajye bahora bibuka abatagira hirya no hino, kandi bibuke databuja imfubyi n'abakene n'abapfakazi kuko ari byo bazahemberwa. Turagushimye kubanye natwe ibihe byose, n'umuvandimwe agiye guhaguruka aragiye, ujyane nawe data umugeze mu cumbi aho agiye amahoro. Turushaho kugushima no kuguhimbaza, natwe usigarane natwe Mwuka Wera kugira ngo tugumye kubane nawe. Turatuje n'utuze, dutegereje gukora kwawe n'imbaraga zawe ko ushoboye byose. Dutegereje twihanganye ko uzaduha igisubizo kizima, mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Tubashimire cyane bakunzi b'Umwana TV, tubashimire n'ukuri umwanya wanyu muduhaye mu kiganiro twagiranaga n'uyu mubyeyi. Ntekereza ko wamugiriraho umugisha, yavuze byinshi ku buzima bw'umwana we w'umukobwa ukiri mutoya kuri kanseri. Yewe aravuga ati baramubaze bagera ubwo bakuramo impyiko imwe. Ni ukuvuga ngo rero ubu ngubu ari ku miti, aho aturuka mu karere ka Rubavu akajya mu karere ka Burera. Yego niho ibitaro biri bya kanseri bakamufasha, ariko aravuga ati ikibazo gihari kugeza ubu ni amatike nkoresha byamaze guhagarara, yagurishije utwe twose. Aravuga ati byararangiye, ari uburyo bwo kubaho ngezeyo ni ikibazo, yewe n'abana asize mu rugo ni ikibazo, afitemo abana b'abakobwa, ku bantu bakuru cyane ababyeyi murabyumva. Ikindi aravuga ati mu by'ukuri mbonye amafunguro nkabona n'icyamfasha nkakomeza kujyana umwana wanjye kwa muganga byaba ari byiza. Murumva ko afite ibibazo cyane ko nta mituweli agira. Uyu mwana yamushyize kuri nyirakuru Nyirasenge, abandi bose nta mituweli bafite, n'ubuzima bushaririye, ariko ntekereza ko ushobora kumubera umwunganizi muri bike kandi no muri byinshi Imana yaguhaye, hari icyo wakora. Mbashimire kandi n'ukuri nizere ko mugiye kubikora mufashijwe n'Imana. Nitwa Emmanuel Kanani, Imana y'u Rwanda, Imana y'amahoro ibishimire ibyo mukora byose bihabwa umugisha n'Imana.